Shuti mudukurikiye kuri S Healthcare CNM TV, reka twongere tubashimire cyane umwanya mufata mukurikira channel yacu. Ntago muzawicuza kuko muzungukiramo byinshi. Uyu mwanya tugiye kuganira ku bijyanye n'ururabyo rutagira indabyo. N'ururabo ariko rutagira indabyo. Ni ikimera gikoreshwa nk'ururabyo ariko rutagira indabyo. Icyo ngicyo ni ikimera cyitwa mu rurimi rw'icyongereza Boston FERN. Boston FERN. Mu gifaransa bikitwa Fugele, mu kinyarwanda bikitwa Igishurushuru. Igishurushuru abenshi bakizi ko gikunda kwibera ahantu kimeza, ahantu h'amashyamba. Abantu bakunze gutembera mu bice by'amajyepfo y'u Rwanda barabizi cyane, mu mashyamba yaho, mu misozi yaho, ndetse no mu burengerazuba no mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Icyo kimera kirahari, kirimeza mu misozi, mu mashyamba, ahantu hakonja, ahantu gishobora kubona ubuhehere buhagije. Iki kimera rero tuje kukivugaho nk'ikimera cyo gukoresha nk'ururabyo. Icya mbere gisa neza, icya kabiri gihora gitoshye. Ni ukuvuga ngo gihorana ibara ry'icyatsi kibisi, ariko kugira ngo iryo bara rihoreho rigushimishe byagenda gute? Ariko ikindi gikomeye, gifite ibintu byinshi turi buvuge bigeze kuri 14 gishobora gukoreshwaho kandi bikagira umumaro ubuzima bw'umuntu. Aho niho turi butinde na cyane. Iki kimera cyitwa Fugele cyangwa cyitwa Boston FERN gikunda ahantu hahehereye, gikunda ubutaka butose. Niyo mpamvu niyo gikoresheje nk'ururabyo ugomba kugishyira muri vase, ushyiramo amazi buri gihe, cyangwa ugakora ku buryo ushyiramo yenda icupa cyangwa se akandi kantu gakomeza kamenamo amazi mu buryo kamenamwo amazi mu buryo bukomeza budahagarara. Nibyo ukwiye gukora, kubera ko iyo amazi abayemo make gishobora kwihangana, ariko nanone gitangira gutakaza ubwiza cyari gifite. Ako ngako ni akantu ko kugira ngo abazikoreshe. Ikindi, aho kigomba guterekwa ahantu kitari ku zuba ryinshi, kugira ngo gikomeze kugumana ibara ry'icyatsi kibisi. Iyo rigiye ahantu gikubitana n'izuba igihe kirekire, bituma rya bara ritagaragara neza nk'uko urishaka. Ku bw'ibyo rero gishobora no kwihanganira gushyirwa n'imbere mu nzu, ari nabwo kigira n'umumaro ukomeye wo gukurura bumwe mu burozi buza mu mwuka abantu wikora mu nzu, biturutse ku marangi ari mu iyo nzu, biturutse ku bikoresho bakoresha bakora amasuku, amasabune, biturutse ku mavuta abantu bisiga, biturutse ku mpinduka z'ikirere, bigatuma isima igize inzu igenda ikora andi magazi ashobora kwangiza ubuzima bw'abantu. Buriya niyo mpamvu ari ngombwa cyane ko abantu baba bakwiye kugira ibimera byegera idirishya, aho baba, aho bakorera, aho barara, kugira ngo bya bimera bishobore gukurura iyo myuka, ayo magazi mabi agenda yikora
bitewe no guhindagurika ku kirere, bitewe n'ibiri mu nzu bwabyo, bitewe no gusaza kw'ibiri mu nzu. Urugero, nibirangira riri gusaza ribyara amagazi ashobora kwangiza ubuzima bw'abantu iyo riri gusaza. Iyo rikiri rishyashya nabyo nuko hari amagazi avamo nayo ashobora kwangiza ubuzima bw'abantu. Izo mpinduka zigenda ziba. N'imyenda iri gusaza nayo igenda ivamo amagazi ashobora kwangiza ubuzima bw'abantu, kuko nyine bwa budodo bigize ya marangi yari arimo agenda avamo kandi ahindukamo ibindi bintu bishobora kwangiza ubuzima bw'abantu. Ibi bimera rero byegereye aho umuntu aba ari, haba ku office, haba ku nsengero, haba mu ngo, haba ku mahoteli, haba ku mashuri, ni ingenzi cyane kuko zifasha mu kuyungurura umwuka w'ahantu abantu bari. Icyo ni ingenzi cyane. Ibi bimera biboneka ahantu henshi muri Afurika, mu Burayi, muri Amerika, birahaba. Hari aho byimeza, hari n'aho bagomba kubitera. Birumvikana natwe muri Afurika turabifite byimeza ahantu, ariko turabizi ko abantu benshi banabikoresha ariko batazi umumaro. Ubikinzanye uyu mwanya ni ukubabwira umumaro w'iki kimera cyitwa Boston Fern cyangwa se Fugele mu Gifaransa cyangwa Igishurushuru. Iki kimera cyaramenyekanye ahantu hatandukanye, gifite amazina atandukanye bacyita. Yenda twavuga amwe mw'ayo mazina, hari abacyita sword fern, ubwo ni nk'inkota kubera ukuntu biriya bibabi byacyo mubona bimeze nyine nka shepu y'inkota. Hari abacyita lace fern cyangwa lace fern, hari abacyita dwarf feather palm, dwarf feather palm. Ubwo feather ni nk'amababa, ariko bakavuga dwarf ni nk'uko ari igikuri kidakura, nyine ikintu gifite amababa kidakura. Palme cyangwa se ubwo ni mu bwoko bwa ziriya palmiye zidakura. Abo ni hamwe mu byo mu mazina bagiha. Hari n'abandi bakita Boston sword fern. Boston sword ni sword y'inkota, fern. Abandi bakita Fluffy Raffles, Fluffy Raffles. Hari n'abandi bakita Tiger Fern. Hari n'abandi bakita Dotted Fern. Amazina yacyo agenda atandukana bitewe n'aho kiri. Ubwo ni amazina bagiha ahantu hatandukanye ku isi, ariko uko bacyita kose umumaro n'umwe. Gikomeza kuba cya kimera gifite umumaro wo kuyungurura umwuka w'ahantu abantu bari. Iki kimera rero kigira ibibabi binini nk'uko mubibona, ariko bikatakase. Ntabwo aba ari ikibabi kimwe, bikatakase nk'uko mubireba. Ndetse kikagira na types zitandukanye cyangwa varieties zitandukanye. Ntabwo kigira indabyo, uwo ni wo mwihariko. Ariko ikindi kidasanzwe nuko gishobora gukoreshwa nk'umuti. Ariko ibyo bijyanye nuko cyakoreshwa nk'umuti byo ntitubivugaho uyu munsi. Tugiye kuvuga gusa ku bijyanye uko gikora gitewe ahantu, kiyungurura umwuka w'ahantu kiri. Nibyo turi buvugeho cyane muri iyi video. Ntabwo turi buvuge ku buryo cyakoreshwa nk'umuti bagikoresha imbere mu mubiri. Cyakoreshwa inyuma. Kukireba byonyine bivura stress. Kureba iki kimera byonyine ukitegereza umwanya munini bivura stress. Kubera iki? Kuko gifite ibara ry'icyatsi kibisi, kandi ibara ry'icyatsi kibisi kikaba ari stress antidote. Nuvanga ibara ry'icyatsi kibisi ni umuti uvura uburozi bwa stress buba buri mu bwonko bw'umuntu. Uko witegereza ibara ry'icyatsi kibisi umwanya munini,
niko bwa burozi bwa stress bugabanuka mu bwonko bwawe. Niyo mpamvu akunze gutangwa inama ngo abantu bafite akazi kaba stressa cyane ni byiza ko hafi aho bakorera baba bafite garden irimo ibiti by'icyatsi kibisi bashobora kugenda mu gihe bari muri ka break bakagenda bakabyitegereza bakora deep breathing kugira ngo bagabanye uburozi bwa stress mu bwonko noneho bagasubira mu kazi. Muzabibona kenshi mu bihugu byateye imbere. Urugero natanga rukomeye ni kuri State House ya US. Nge nkunda gukurikirana amakuru yo muri Amerika, ariko kimwe mu byanshimishije kuri State House ya US ni garden bafite irimo ibyatsi byinshi bitandukanye by'amabara y'icyatsi kibisi. Nakurikiranye amakuru yayo menya ko ikimaze nuko abakozi bo muri State House harimo na perezida ubwe bagira umwanya wo kujya kwicara mu iyo garden kugira ngo ibavure ubwayo bitegereza bya byatsi by'ibara ry'icyatsi kibisi kijimye bikabavura uburozi bwa stress bagasubira mu kazi bongeye gusubira mu murongo mwiza. Kuko ubu buzima tubayemo ni ubuzima bwa stress. Ubwo ni urugero rwiza nabonye kw'iyo garden. Yenda abashobora kujya kuri murandasi nanone nk'ubu nyine mukurikira ama video n'ubundi kuri murandasi mwabireba mukareba White House niba ya garden mperuka igihari, ariko nta kundi yahabura kuko nubwo urimo ashobora kutayishimira yenda nk'uko uwari uhari yayishimiraga, ariko buri wese arayikeneye kugira ngo imuhe ubuzima bwiza. Ubwo aho ngaho rero birongera bikanjyana ahantu kuri State House nasuye ndi umunyeshuri muri Kenya, nayo nasanze izengurutswe n'ibiti byinshi by'icyatsi kibisi bivuga ko nabo ni umumaro umwe wo kugira ngo bishobore kubafasha kugabanya stress mu bwonko igihe bitegereza ibyo biti by'icyatsi kibisi. Aho naho nashoboye kugera. Ndetse hari State House nagezeho na Kasero mu Uganda, nayo nasanze ari uko nayizengurutswe n'ibiti byinshi by'icyatsi kibisi, nabyo ndatekereza ko ari uwo mumaro babitereye. No mu Rwanda nubwo ntaragera muri State House imbere, ariko iyo urebye inyuma ubona naho hari ibiti byinshi by'icyatsi kibisi bivuga ko bose babikora kugira ngo bifashe kubyitegereza, noneho bigafasha kugabanya uburozi bwa stress mu bwonko, bigatuma umuntu ashobora gukora akazi ke neza atuje. Aho ngaho naho ni ingero zaho nagiye mbona aho bagiye bakoresha ibiti bifite ibara ry'icyatsi kibisi nk'umumaro w'umuti ukora bitewe no kuwitegereza, ariko atari kuwitegereza gusa no kuyungurura umwuka abantu bahumeka bari aho ibyo biti biri. Tekereza ko nta muntu n'umwe utazi umumaro w'igiti. Iyi Boston FERN cyangwa se Fugele ishobora gukora uwo mumaro rero, buri wese ayishyira inyuma y'idirishya ry'ahakorera, buri wese ayishyira inyuma y'idirishya ry'uruganiriro iwe mu rugo, buri wese ayishyira inyuma y'idirishya ry'icyumba araramo, kugira ngo bishobore kugufasha kuzana umwuka mwiza bikurura umwuka mubi uba uri aho abantu bari. Kandi nk'uko mubizi buriya Imana yabikoze neza. Umuntu yari iruhande rw'ibimera abiha umwuka umusohokamo utari mwiza witwa carbon dioxide CO2, ibyatsi bikamuha umwuka mwiza wa oxygen ujya gufasha gutwika amasukari umuntu afite mu mubiri, bigakora ingufu zikenewe arizo iz'amashanyarazi, ariz'ubushyuhe, ndetse n'ingufu ziri mekaniko cyangwa ziri fiziko. Murumva rero ko umuntu n'ibimera ni magirirane, buri wese akeneye undi.
mu buryo rumwe cyangwa ubundi. Iki kimera rero gikunda ahantu hatoshye nk'uko nabivuze, ubwo bivuga ko rero niba wagihinze ugomba guhora ugiha amazi buri gihe kugira ngo habe hatoshye. Gikenera ahantu hatari izuba ryinshi, nabivuze. Kukivomera buri gihe ni byiza kugira ngo ubutaka bwacyo bube butoshye, ibyo nabivuzeho ndongera narabitsindagira. Noneho rero tugiye kujya kuri bya bintu 14 iki kimera gishobora gufashaho guha umubiri w'umuntu ubuzima bwiza. Nk'uko n'ibindi bimera byose bikoreshwa mu ngo dusanzwe tuzi, hari ibikakarubamba, hari izindi ndabyo zindi zisanzwe, hari nka kapusine. Izo zose zibaho kugira ngo zifashe gutanga amabara atuma umuntu agira umunezero yazirebye. Cyo ni kimwe muri bwa buryo bwo kuvura stress, ariko no gutanga umwuka ufasha umubiri gukora neza. Ndetse indabyo zimwe na zimwe zitanga n'impumuro ijya kuvura ubwonko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo rero twihuse, ikintu cya mbere, iyi Fugele cyangwa se Boston farm ikora, ikintu cya mbere ni ukuyungurura umwuka abantu bahumeka. Icyo ni ikintu cya mbere. Iki ni ikimera cyamenywe cyane n'abantu benshi, kirakundwa cyane kubera ako kazi ko kuyungurura umwuka abantu bahumeka. Ni ukuvuga ngo ubushakashatsi bwagaragaje ko iki cyatsi gishobora kuyungurura umwuka wo mu nzu abantu bahumeka, yaba ari aho bakorera, yaba ari aho barara, ukaba mwiza kurushaho, imyanda ikagabanukamo, bigatuma uwo mwuka ugwa abantu neza. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje rero ko mu myaka myinshi abantu bagiye babikoresha, byagaragaye yuko byayungururaga rwose umwuka, cyane cyane bigakuramo uburozi bukunze kuba mu mwuka bukurikira. Hari ubwitwa formaldehyde. Iyo ni ubwoko bwa chemical ishobora kwikora ahantu abantu bari bitewe n'ibihari, ariko iyi ikaba yayikuramo, noneho wa mwuka ugasigara iyo chemical itarimo, cyangwa se icyo kinyabutabire kitarimo. Hari n'ikindi kinyabutabire cyitwa toluene, nacyo iyi Boston fan ishobora kubikura mu mwuka. Hari n'ikindi kinyabutabire cyitwa xylene. Byose bishobora, iki kimera gishobora kubikura ibyo bintu bitatu: formaldehyde, toluene na xylene. Ibyo binyabutabire bitatu iki kimera gishobora kubikura mu mwuka abantu bahumeka, kuko iyo bigeze mu mubiri w'umuntu bishobora kugwa nabi. Nibyo bituma abantu benshi bagira ubwivumbure bw'umubiri tibabimenye, naho ari ibi binyabutabire biba biri mu mwuka bishobora gutera ubwo bwivumbure bw'umubiri, kuko abasirikare baba bahangana n'ibyo binyabutabire byaje mu mwuka. Birumvikana rero ko hari ibimera bimwe na bimwe bishobora gufasha kugabanya ubwivumbure bw'umubiri igihe bishyizwe ahantu wa muntu ukunda kugira ubwo bwivumbure, byo bita allergies, buturuka mu binyabutabire mu mwuka umuntu yahumetse. Ikindi nanone ni uko ibyo binyabutabire byose biragenda bikangiza imyanya y'ubuhumekero y'abantu.
ndetse iyo bibayemo byinshi bishobora gutuma uwahumetse ibyo binyabutabire agira kanseri mu myanya y'ubuhumekero. Urumva rero ko mu yandi magambo ibi bimera kubishyira hafi y'aho ukorera, kubishyira hafi y'aho umara umwanya munini, bishobora gufasha gukura ibinyabutabire mu mwuka uhumeka, bikakurinda ingaruka z'ibyo binyabutabire byaba byinshi mu mubiri bigatera ibi tumaze kubona. Bituma umwuka wo mu rugo uba mwiza, abantu bagahumeka umwuka mwiza. Ubwo rero buri muntu wese yagerageza kubikoresha uko ashoboye kugira ngo agire umwuka mwiza ufite karite nziza. Ikindi cya kabiri, iki kimera mu Bushinwa bafite aho babikoresha hatandukanye mu buzima bwabo kugira ngo bishobore kubafasha gutuma batekereza neza. Tekereza ko ariyo mpamvu, kubera nyine ko kubyitegereza bivura stress, bo ahantu bakunze kuba bari bibasaba gutekereza cyane, barabihashyira kugira ngo bitume ibitekerezo byabo bitavangirwa. Ubwo ndatekereza ko n'ukubera ko gifite ibara ry'icyatsi kibisi ryijimye, niyo mpamvu bakunze kubikoresha. Muzabibona ariko n'ahandi hatandukanye ko no mu nsengero ibi bimera bakunze kubishyiramo mu nsengero, burya byatuma ababyegereye uko babyitegereza ibitekerezo byabo bitayoba kubera gucanganyikirwa batekereza byinshi, ahubwo bakagira focus kuri point imwe bashaka gutekerezaho. Okay. Noneho icya gatatu, iki kimera ntabwo kucyitaho bigoye, ntabwo gisaba ibintu byinshi. Iyo washyizemo itaka, ryataka ukarishyiramo amazi, ugashyiramo agafumbire, nta kindi gikomeye bisaba. Maintenance yayo ntabwo ihenze, ntabwo gikunda gutakaza ibibabi byinshi ngo kiba cyateza umwanda ahantu kiri. Kubw'ibyo rero abantu kucyitaho ntabwo bibatwara imbaraga nyinshi, ntabwo ari ikimera cyatuma abantu bakinubira. Ako ni akandi kantu nako keza ugereranyije n'ibindi bimera yenda biba mu rugo bishobora kujya bitakaza ibibabi inshuro nyinshi cyangwa se bigatakaza indabyo, abakora amasuku bakabyinubira. Iki ngiki cyo ntabwo kiri mu byo bakinubira kuko ntabwo gitakaza ibintu byinshi bishobora gutuma abantu babyinubira. Ikindi kigaragara neza, gifite n'ibibabi byiza biteye amabengeza, kukireba byonyine ubona bishimishije. Kandi ikindi, iki kimera ni kimera kiri friendly, nta bumara gifite ku buryo umwana muto agikozeho wagira impungenge ko hari icyo yaba cyangwa yagira allergie. Si kimwe n'ibimera bimwe na bimwe ugomba kurinda abana batoya, hari byo tuzavuga yenda bifite umumaro, ariko abana bato bagomba kurindwa kubikora kuko biba bifite ibinyabutabire birekura ku buryo bitaba byiza ko abana babikorakora, cyane cyane ko abana batoya iyo bakorakora ibimera bashaka no guhita batamira intoki. Iki cyo ntacyo gitwaye, uretse ko atari na byiza ko kumenyereza abana yuko bakorakora ibimera cyangwa ahandi hose batamira intoki, uretse no kuba icyo kinyabutabire, icyo kimera yenda cyaba gifite ibinyabutabire byagira nabi umwana, uretse ko iki cyo ntabyo gifite. Ariko no gutamira intoki ubwazo ku bana si byiza kuko hariho mikorobe nyinshi cyane zishobora gutera umwana uburwayi. Ababyeyi rero bakunda kureka abana bagatamira intoki, ahangaha turabakebura tubabwira tuti ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza na busa kureka umwana agatamira intoki mu buryo ubwo ari bwo bwose. Iki kimera kigabanya allergie nk'uko twabivuze. Kigabanya allergie kubera ko gikurura bya binyabutabire kikabyibikamo ubwacyo kikabinetraliza. Ikindi, gishobora gukurura n'ivumbi
ryagombye kujya imbere mu nzu cyo kikarifata ko gifite ibibabi byinshi, bityo rya vumbi ryashobora kujya mu nzu rigatuma umuntu ugira allergie ku ivumbi, cyo kirarifata kikarifatira hanze, tiritume ryinjira mu nzu ngo rijye gukwirakwira ku nkuta, hanyuma rizatera allergie abari mu iyo nzu. Ikindi murabizi ko ahantu hari ivumbi haza nanone ubuhehere. Burya ahantu hari ivumbi ryinshi haza ubuhehere, kandi ubwo buhehere nibwo butuma allergie ishobora kubaho. Urumva cya kimera cyo kikurura iryo vumbi kugira ngo kibonere ubwo buhehere bukigaburire, ariko birinde abantu bari aho ngaho, aho kugira ngo ubwo buhehere bube buri ku nkuta bube bwatera ibibazo. Ikindi rero ni uko iki kimera gishobora gushyirwa mu nzu, kikaba cyashyirwa no hanze y'inzu hose, kikagira umumaro wo gukurura, wo kuzana umwuka mwiza ndetse no gukurura bya binyabutabire umuntu adakeneye. Ushobora no kubifata ukabishyira mu mavaze batendeka amanikwa, si ngombwa rwose ko bishyira kuri vaze iterekwa hasi. Hari n'abantu bashobora gufata vaze, utuntu tw'utubogisi, bakazitendeka ahantu zifashwe n'imigozi yabugenewe. Nabyo birashoboka, zishobora gukoreshwa muri ubwo buryo kandi zikihangana. Icy'ingenzi ni uko ahantu ziteye hagomba kuba harimo itaka n'utuzi two kuzigaburira. Ikindi nanone ni uko iki kimera ntabwo kigira indabyo. Nubwo abantu batibaza impamvu kuba kitagira indabyo nabyo ari ikintu cyiza, nuko hari indabyo zimwe na zimwe zitera allergie ku bantu bagira ubwivumbure bw'umubiri. Abantu barwara amasima, abana barwara za bronchite, bakunda kugira ibibazo bimwe na bimwe kuri twa tuntu tuva ku ndabyo. Bivuga rero ko iki kimera cyo ntigishobora gutera ibyo bibazo kuko nta ndabyo kigira. Ubwo rero kugishyira mu nzu, nta ndabyo ziba zizagera igihe zatangira gusaza ngo zitere ibibazo byo gutera allergie abantu bagira allergie kuri pollen cyangwa se kuri twa tuntu tuva ku ndabyo, dushobora gutera allergie ku maso ku bantu bamwe, cyangwa se bigatera allergie muri sinuses, mu myanya y'ubuhumekero. Iki cyo ntigishobora kubitera. Ikindi nanone ni uko kumanika ururabyo ahantu ushaka kurumanika biroroshye, kuko ntabwo ibibabi byacyo ntibiremera cyane. Ni ukuvuga ngo kiri ahantu kimanitse biroroshye, kandi gihita gikora imaje nziza cyane y'ahantu wabimanitse. Akenshi muzabibona ku mahoteli, mu maresitora, hari indabyo zimanitse. Izo muzabona nyinshi zimanitse muzabona ari iyi Fugele cyangwa se Boston Farm ariyo hamanitse, kubera ko ishobora kugaragara nk'aho ari nini ariko itaremereye ku buryo itagorana ahantu iri. Ubwo rero ni ururabyo rushobora gukoreshwa ahantu aho ariho hose. Ushobora ugafata akantu kameze nk'agatebo ukagaterekamo iyi vase, noneho ukakamanika ahantu gafashwe n'imigozi yabugenewe myiza igaragara neza, ijyanye n'ahantu ushaka kuyitaka. Ntabwo irandaranda ngo ibe yateza ikibazo ahantu iri, ahubwo yo uyireba gusa uko imeze. Ibibabi bigenda bifatiye ahantu hamwe, ntibirandaranda ngo bibe byateza akavuyo aho biri. Ikindi nanone ni uko igaragara mu buryo bubiri butandukanye. Hari izigira ibibabi binini, hari n'izigira utubabi dutoya. Ubwo rero ushatse kuzitaka ushobora kureba izo two types ukazishyiraho, nabyo bigatuma ubireba biba bibereye ijisho. Ushobora guhitamo aho ushyira izifite ibibabi binini
naho ushyira ifite dutoya noneho kubireba bikaba bibereye ijisho cyane ko iyo uzireba ziri ahantu ugira ngo ni imisatsi y'abantu bakaraza ukuntu, bikaba bituma rero ubireba birushaho kumushimisha. Ikindi ni uko zikura buhoro buhoro. Impamvu gukura buhoro buhoro nabyo ari ikintu cyiza ni uko bikura buhoro buhoro bituma nyine bidasaza vuba. Niyo mpamvu biri muri plante zitwa evergreen, ni ibyatsi bitari seasonal. Uzasanga hari indabyo ziba zifite season ziriho, wazireba ukabona zishimishije, ariko wagaruka mu yindi season ugasanga ntazihari. Ariko ikiza cy'iyi Boston farm, iyo haba mu mpeshyi, haba mu mvura, haba mu yindi season, iyi plant ishobora kwihanganira izo season zose, ugasanga ikeye ifite ibara rimwe. Ni imwe muri plant nkeya muri winter, mu bihugu bikonja cyane, usanga ihariyo igifite ibara ryayo ry'icyatsi, mu gihe ibindi bimera byose biba byarakokotse. Rumvikana rero ko ni plant yihanganira ahantu hatandukanye, hafite climate zitandukanye. Ntabwo ikunda kurwaragurika. Murabizi neza ko ibimera bikunda kurwara, bigira udusimba tuba dushaka natwo kubirya, dushakamo ibiryo. Imwe mu bimera bidakunze kurwaragurika, iki kimera nacyo kirimo. Ibyo nabyo bituma kiba cyiza cyane, kuko birababaza iyo wahinze ururabyo rwawe rwiza ukunda kureba, waza ugasanga udukoko twaruriye, birakubabaza ukibaza n'ukuntu uzongera gutegura urundi, ariko ururwo ntabwo rukunda kuribwa n'udukoko, rwirwanaho. Ubwo rero bituma uruhinze rumunezeza ibihe byinshi, kuko nta bimutera stress. Kuko nanone bimwe mu bintu bitera abantu stress bafite indabyo ni ugusanga rwangiritse. Ururwo rero iyo stress ntibaho. Kurukwirakwiza biroroshye, kuko ugenda uhanyuraho akantu kamwe ugashyira ahantu bikagenda bibyarira ku mizi. Kurukwirakwiza biroroshye, ntabwo rugorana. Icyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye cyiza kuri uru rurabyo. Nanone ifite utundi tuvariyete twatwo dutoya tudakura cyane. Utwo natwara umuntu ushaka uru rurabyo ariko adashaka ibintu binini. Utwo tuvariyete turahari, nabyo ni advantage. Buri wese agashobora kubona uru rurabyo akeneye ahantu arushaka, kandi rukamuha ibyo arukeneyeho bitagoye. Rukunda kugira amabara rero ahindagurika, ariko cyane cyane yose akaba ari icyatsi, nubwo ashobora kuzaho, kuko mubibona rimwe na rimwe hakazaho umweru, ariko icyatsi gikunze kuba kirimo kenshi. Ibyo bigatuma rero biba bibereye ijisho, bigatuma kurureba umuntu wese yumva yakomeza akarureba, kubera ibara ry'icyatsi kibisi rikunze kuzamo n'akantu kerurutse gatoya. Noneho rero na nijoro ntacyo rutwara, ntirushobora gutwara umwuka abantu bahumeka, ahubwo rushobora gufasha